Kamanzi atugezeho ikiganiro cy'amateka y'igihugu yaranze igihugu cyacu. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi, abayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, abaturage b'umurenge wa Nyarubaka, by'umwihariko abarokotse jenoside muri uyu murenge, nagira ngo ntangire mbihanganisha mbabwira ngo mukomere. By'umwihariko ariko ndihanganisha ababyeyi bamwe twari kumwe hano hepfo, basize abana babo kuri kiriya giti muri uriya mwobo. Abandi ni abana bari kumwe nabo bagerageje kurokoka. Bose ndagira ngo mbakomeze babwira ngo mukomere, mufite igihugu kandi kibakunda. Ikiganiro ngiye kubagezaho ni ikiganiro kigaruka ku mateka ya jenoside. By'umwihariko ndaza kugaruka ku ngero zimwe na zimwe zigaragaza uburyo jenoside yateguwemo, kuko jenoside iteka irategurwa kandi ntabwo iza ari impanuka. Ikindi ni uko jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ntabwo kuba yarakozwe wari umuco w'Abanyarwanda. Ntabwo Abanyarwanda bari bamenyereye umuco wa jenoside, kuko cyari n'ikintu gishya cyinjiye mu mateka yabo. Niyo mpamvu rero turi buze kurebera hamwe byagenze bite kugira ngo Abanyarwanda bagere ku rwego rwo gukora jenoside ndengakamere, uburyo uyu munsi twibuka abantu barenga miliyoni bayizize, harimo n'ubugome ndengakamere tuzirikana hano bw'abari abana biciwe hariya. Jenoside rero iteka kugira ngo ishoboke nuko itegurwa na leta ikayishyira mu bikorwa, ariko igashishikariza n'izindi nzego zitandukanye kugira ngo zifatanye nayo gushyira mu bikorwa iyo jenoside. Inzego biyambaza birumvikana izibanza n'inzego za leta, biyambaza inzego z'abikorera, sosiyete sivile, igisirikare, itangazamakuru, abahanzi ndetse n'abaturage bose, kuko mu Rwanda twarabibonye ko umubare munini witabiriye gukora jenoside kandi ubundi Abanyarwanda barabanaga kimwe. Jenoside rero kugira ngo ikunde hari uko gutegurwa, hari ugushyirwa mu bikorwa, ariko mu gihe abategura jenoside babikora bateganya n'igice cya nyuma aricyo tugihanganye nacyo kugeza n'uyu munsi. Igice cyo guhakana no gupfobya jenoside ni igice gihoraho n'uyu munsi dukomeza guhangana nacyo, kubera ko abateguye jenoside nta na rimwe bashobora kugenda bigamba ko bakoze jenoside cyangwa babyemere, kubera ipfunwe ndetse n'icyaha kidasaza. Birumvikana ko izo nzego zose maze kuvuga zigira uruhare mu gutegura jenoside no kuyishyira mu bikorwa. Ni ngombwa ko dukomeza no gushyira imbaraga mu guhangana n'icyo gice cya nyuma, aricyo gice cya gatatu. Wenda mpise nihuta, wakwibaza tuti ubundi mbere yuko tugera kuri jenoside no kwitegura Abanyarwanda, mbere yuko abakoloni baza twari tubanye dute cyangwa Abanyarwanda bari babanye bate? Abanyarwanda mbere yuko abakoloni bagera mu gihugu cyacu, Abanyarwanda bari bunze ubumwe, barabanaga, barasangiraga, barashyingiranaga, nta gushingira ku moko cyangwa ibindi bidutandukanye. Ibyatumaga ari Abanyarwanda bibahuza byari byinshi, ariko hari iby'ingenzi kandi uyu munsi tugiharanira ko twongera kubigarura, ndetse tugeze no ku kigero cyiza gishimishije bimwe muri byo bigaruka. Icya mbere cyahuzaga Abanyarwanda rwari ururimi rumwe. Abanyarwanda bavugaga, bashoboraga kuva umupaka umwe ukagera ku wundi uvugana n'Umunyarwanda mwumvikana, kandi n'uyu munsi ubundi niko bimeze. Urwo rurimi rero ntirutane n'umuco w'Abanyarwanda wahurizaga hamwe Abanyarwanda bose, tugasangira amateka, tugasangira iyobokamana rimwe, ariko ku isonga tukagira umwami nk'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cyacu, kandi akaba umuyobozi wa bose Abanyarwanda bose bibonamo. Bitandukanye n'ibindi bihugu abakoloni basanze bitariho, barabirema, ariko u Rwanda basanze ari igihugu gihamye kandi gifite imiyoborere ihamye. Bakuraga muri iyo mico n'ibindi byose basangiraga, ariko kandi bakagira n'indangagaciro na kirazira baziririza. Izo ndangagaciro rero nyinshi zatumaga Umunyarwanda aho ari hose yanga ikibi, nubwo cyaje kudutera, ariko ntabwo Abanyarwanda mbere ariko babyumvaga. Izo ndangagaciro rero na kirazira baziririza bakabivana mu itorero n'ahandi ndetse no mu rugo, kuko Abanyarwanda iteka
umunyarwanda wese mu gihe yareraga umwana yumvaga arera uzagira akamaro, uzagirira akamaro igihugu nawe akakigirira, ndetse kandi kenshi bakumva niba ari umwana w'umuhungu baramutegurira no kuzagira uruhare mu gukomeza kurinda ubusugire bw'igihugu. Bagiraga rero imvugo nyinshi zari zifite umumaro ukomeye cyane mu mibereho y'abanyarwanda. Abanyarwanda baravugaga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Byari bivuze ikintu gikomeye cyane, kubera ko abanyarwanda bari bafite umuco wo guhurira hamwe no guhuriza hamwe, yaba igihe batewe n'umwanzi bagafatanya kwivuna umwanzi, yaba igihe bagiye kwagura igihugu cyabo bakabifatanya, bagahora bumva ko igihugu cyabo ari igihangange kandi nta muntu wabasha kubatera. Iyo mvugo n'uyu munsi twayikurikiza kandi twakomeza kuyikoresha, nubwo hari aho twateshutse ariko haracyari ibyo gukosora kugira ngo ntituzasubire mu mateka mabi twanyuzemo. Ikindi ni u Rwanda rutemba amata n'ubuki. Kuvuga ko u Rwanda rutemba amata n'ubuki bakabikurikiza kandi bakumva ari byo, nuko u Rwanda cyari igihugu gifite ubukungu. Nta muturage w'umunyarwanda wagiraga ikibazo cy'ubukene, nta muturage w'umunyarwanda wagiraga inzara, ndetse yewe n'igihe cy'umuganura uwabaga atarejeje bagenzi be baramufashaga kugira ngo abone ibimutunga, bya bindi twavugaga ngo ni ukuganuza abatarahiriwe n'ibihe. Ikindi twavugaga Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ibyo byasobanuraga ibijyanye n'amahoro n'umutekano n'igihugu gitekanye. Kuba rero igihugu cyari kimeze gityo, ntabwo ushobora kumva ukuntu nyuma y'igihe gito cyane twisanze abanyarwanda umubare munini wishora mu kwica bagenzi babo, kandi ubundi bari babanye batyo. Umuntu wese agarukiye aho wavuga ngo ubundi abanyarwanda byagenze bite. Uko byagenze rero, icya mbere ni uko muri uwo muco mwiza twari twifitiye haje kuza abakoroni. Abakoroni iteka ubutegetsi bw'abakoroni ni ubutegetsi bukandamiza bene gihugu, nta na rimwe buza buri mu nyungu z'abanyagihugu. Natwe rero mu gihugu cyacu nubwo twari dufite icyo gihugu gihamye gifite ubutegetsi buhamye n'ibindi, ariko abakoroni natwe bageze mu gihugu cyacu. Cyakora icyo twarushije abandi ni uko twebwe bahageze nyuma. Kugira ngo inama yo kwiga abagabanya Afurika iba mu 1884 kugera 1885, ariko abakoroni baje mu Rwanda nyuma y'imyaka 15. Birumvikana ko ari ukubera ubuhangange bw'igihugu cyacu, ndetse bari baratinye no kuhagera babanza gufata ibihe byo kwitegura. Abakoroni rero ba mbere bageze mu Rwanda ni Abadage, ariko nubwo nta bukoroni buba bwiza, Abadage bageze mu Rwanda ntabwo batubaniye nabi cyane nk'uko Ababiligi baje kubigenza, kuko Abadage bo baje bakorana n'abatware bacu, bakorana n'umwami wacu, hanyuma bakabaha amabwiriza ariko bakorana nabo. Ababiligi rero aho intambara ya mbere y'isi irangiriye, Abadage batsinzwe, twaje guhabwa Ububiligi. Ububiligi nta nubwo bwari bwahawe u Rwanda ngo bubukoronize, yari indagizo kuduherekeza kugira ngo tugire igihe cyo kwigenga, byitwaga rero ko ari indagizo. Ariko tugira ibyago bikomeye cyane. Buri igihugu cy'Ububiligi ni igihugu kirangwa n'amacakubiri mu mibereho yacyo yose kuva cyabaho, kandi ikindi kigeretseho ni igihugu gito cyane ugereranije n'aho u Rwanda rwari rugeze icyo gihe, kuko Ububiligi cyari igihugu cyavutse mu 1830, u Rwanda rumaze imyaka myinshi cyane irenga 1000 ruriho. Birumvikana rero ko igihugu nk'icyo kikishakisha cyaje kutwanduza ayo macakubiri yabo. Nihuse ariko ntabwo abakoroni b'Ababiligi babikoze bonyine, bafatanyije n'abamisiyoneri abihaye Imana, ariko cyane cyane bakoresheje Kiliziya Gatolika. Fashe urugero rumwe, Musenyeri Karase wayoboraga Diyoseze ya Kabgayi kuva ku itariki ya 28 z'ukwa gatanu muri 22 yagejeje muri 45. Ari mu bagize uruhare runini cyane mu kubiba cyane cyane urwango mu Banyarwanda. Iyo mbivuga tuvuga Musenyeri Karase, iyo Diyoseze ya Kabgayi n'uyu munsi niyo turimo. Kuvuga rero ko mu cyahoze ari perefegiture ya Gitarama, cyangwa mbere icyo gihe babyitaga territoire ya Gitarama, n'ubundi urwo rwango kuba twara aho ngaho tunabana nabo byaroroshye kugira ngo n'ingengabitekerezo ya jenoside mu cyahoze ari Gitarama bari bitangirira. Hari umupadiri wanditse igitabo yitwa Padiri Muzungu Bernard,
yise Église catholique pendant le génocide, avuga ko Musenyeri Classe yasanze mu Rwanda amategeko n'amabwiriza yari ahari yahaga uburenganzira busesuye abanyarwanda bose ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyabo. Ibyo ngibyo mu gitabo cyarabigaragaza ko ariko abanyarwanda yabasanze. Uwo nguwo ni Musenyeri Classe bavuga. Ariko Musenyeri Classe bitandukana n'uko iwabo yari Umusuwisi, bitandukana n'uko iwabo bo babifataga. Iwabo bari bamenyereye ko abaturage babo babashyira mu bice bibiri, abakire n'abakene, hanyuma abakire bakayobora abakene. Ageze mu Rwanda rero kugira ngo ibyo babishyire mu miyoborere y'u Rwanda, kwari kugira ngo baducemo ibice babone uko za nyungu zabo zijya imbere. Bashyize rero abanyarwanda mu matsinda. Musenyeri Classe atanga inama ku bakoroni b'Ababiligi ko bakwiye kwiyegereza Abatutsi kuko babona aribo bazi ubwenge no kuyobora. Ariko ibyo byashingiraga kuri misiyo yahawe aturuka iwabo. Misiyo yari yahawe ni uko azabanza guhindura abayobozi, akabahindura abakirisitu, hanyuma nabo bakazajya kwigisha abaturage kugira ngo babone abayoboke benshi. Birumvikana rero yabwiye Ababiligi ko nibaramuka bigishije Abatutsi ko aribo bazi kuyobora bazabafasha kubona abayoboke benshi. Iyo nama barayumviye. Guhera muri 26 kugera 31 habayeho itegeko ryitiriwe wari Perezida w'u Rwanda witwa Mortera, ari nabyo byajyanye n'ikiswe reforme Mortera. Iyo reforme rero yavanye abatware bose b'Abahutu mu butegetsi, bashyirwa hanze y'ubuyobozi, hanyuma bashyiramo Abatutsi, nabwo bafata imiryango imwe n'imwe bariyo batonesha, cyane cyane imiryango n'abo ngabo bemeye kubatizwa. Niko rero byagenze. Ubuyobozi abanyarwanda bibonagamo butangiye kugenda mu banyarwanda no kubashyiramo umutima mubi kabo bantu baje none bagiye kubakandamiza, kuko abo bantu, abo batware bashyizeho nibo batangaga amabwiriza bakanashyira mu bikorwa iby'ubukoroni bwasabye, cyane cyane ibyo bari bazanye tutagiraga: ikiboko, akazi nako bakajya kubakoresha ibyo badahembwa mu makahwa bazajyana iwabo, kubaka za kiliziya, amashuri, umuntu akirirwa akora ariko ntacyo ari bucyure, ndetse rimwe na rimwe bakanabasoresha. Ibyo nibyo byavuyemo rimwe na rimwe kujya tubona inzara zatangiye gutera mu Rwanda. Mbere y'ubukoroni nta nzara yigeze ibaho mu Rwanda, ariko ibyo bijyana n'akazi n'ibindi byatumye abanyarwanda batangira kugira inzara. Ibyo rero navuga ko kuba abo batwara aribo babikoreraga abaturage, abakoroni b'Ababiligi bacaga inyuma kwigisha Abahutu baribo Abatutsi babakandamiza, kandi barabitegura babizi kugira ngo bazazane umwiryane no kubacamo ibice. Ikindi navuga nuko muri 33 nihuse, uvuye muri 31 iyo reforme ikirangira, noneho bazanye irangamuntu. Irangamuntu bazanye bandikamo ubwoko. Irangamuntu ya mbere bazanye mu Rwanda yadukoreye ibintu bibi cyane, kuko abantu wasangaga bavinda imwe, ariko kubera ko uyu munsi basanze za nka baba ari 10 we ntazo ufite, murumuna wawe utuye munsi yawe akaba wazifite, umwaka w'umuhutu ndaka w'umututsi, kandi bijya mu irangamuntu butazavamo. Ku buryo dufite ingero z'amateka aho abantu bavukana bamwe bishe muri jenoside abandi bakicwa biturutse kuri iyo rangamuntu. Navuga rero ko ibyo bintu byose byakomeje gututumba, bigenda biba bibi cyane. Tugeze muri 50, ibihugu byinshi muri Afurika byatangiye gusaba ubwigenge. No mu Rwanda umwami Mutara Rudahigwa nawe yatangiye iyo nzira, ariko navuga nk'ibintu bibiri. Icya mbere, ibihugu byinshi muri Afurika ubwigenge byasabaga bari bukubiye mu bintu bibiri. Hari abavugaga ko ababisaba ari abanationaliste, bo barashaka ubwigenge busesuye, ndetse babona ubwigenge bagacuruzanya nabo bashaka. Bukaba ari ubwigenge busesuye, nta kuvuga ngo twe tubonye ubwigenge ariko tuzakorana n'Ababiligi cyangwa n'Abafaransa badukolonizaga. Abo banationaliste bavuga ngo twebwe turashaka ubwigenge busesuye tugakorana nabo dushaka. Hakaba n'abandi bitaga abademokrate, bo baravuga ngo turashaka ubwigenge nta kibazo, ariko mwebwe mwadukolonizaga mwihamira hano dukomeze dukorane. Mu Rwanda rero tugira ibyago bikomeye cyane, twe twagize ibice bitatu. Ibice bitatu twagize ni byari bikubiye bibuze kubibona mu kanya muri 59,
aho amashyaka menshi avuka yazanye ibitekerezo bitandukanye, aho navuga nka inari ni ishyaka cyane cyane ryashinzwe bigizwemo uruhare n'abantu bumvaga ubuyobozi bwiza bw'umwami n'abakoranaga nawe n'abaturage bose bumvaga ko bakeneye ubwigenge kandi busesuye. Inari rero yavugaga ko ikeneye independence immediate. Ubwo n'uruhande rumwe. Uruhande rwa kabiri rukagira abantu bari muri mu ishyaka rya RADER, Rassemblement Démocratique Rwandais. Bo baravugaga ngo turashaka ubwigenge, ariko ubwigenge tuzakomeze dukorane n'Ababiligi. Haza rero igice cya rurangiza cya Parimehutu na Prosoma. Bo baravuga ngo twe nta bwigenge dushaka nonaha, icyo dushaka mu tuvanire ubutegetsi bw'Abatutsi, hanyuma ubwigenge nidushaka tuzabone mu myaka 40 iri imbere. Birumvikana umukoro n'uwahita afata uwo nguwo wemera kumwumva. Ariko ngarutse inyuma kuri inari ryari ishyaka riharanira ubumwe bw'Abanyarwanda benshi, rifite n'abayoboke benshi, ndetse hari n'ingero nyinshi dufite z'abantu babaga muri inari nyuma baje kuba babi cyane. Buriya hari umuntu mutazi, Agatha Kanziga, papa we niwe wayoboraga inari muri perefegiture y'iwabo. Ariko Agatha Kanziga uko yaje guhinduka, basaza be mu gukora jenoside n'ibindi, ntabwo wakibaza ko ari we wayoboraga inari. Ubwo no kuvuga ngo igihe Parimehutu yirukanaga abarunari nawe yagiye muri abo, yakabaye nawe ari mu bagiye. Ariko nyuma uko byaje kugenda, uko amateka tugenda tuyumva, turagenda dusobanukirwa ukuntu Abanyarwanda bagiye bahinduka. Nihuse rero Rudahigwa atangiye gusaba ubwigenge, abazungu babonye ko yatangiye guta umurongo wo kutumvikana nabo, bashatse uburyo batangira kumuvana mu nzira kugira ngo bamwikize. Ariko kugira ngo Rudahigwa agere ku byo yashakaga by'ubwigenge, hari ibibangamiye Abanyarwanda yagombaga kubanza kuvanaho. Icya mbere yabanje gukuraho ni ubuhake. Kuko ubuhake abakoroni batangiye kubwigisha guhera muri za 50, aho asabiye ubwigenge, bagaragaza ko Abatutsi bakandamije Abahutu. Kandi ubundi kera ubuhake ntacyo bwari butwaye, kari akazi, ntawakoreraga ubuntu. Ariko nta nubwo ubuhake aricyo cyari n'ikibazo cyonyine, bari kuvuga n'ibindi. Kuko wasanga nko mu majyaruguru naho badafite uwo muco wo korora, bafite ibyitwaga ubukonde, bo bakorera iby'ubuhinzi, ntabwo bigeze babigera, bo bivugiye gusa imirimo yakorwaga n'Abatutsi kari yo gukandamiza. Rudahigwa rero yasohoye iteka muri 54, ni iteka rihari rwose, nuko hari igihe abantu babivuga bakagira ngo harimo n'ibinyoma. Ni iteka nimero 1/54 ryo mu mwaka w'1954 rikuraho ubuhake mu Rwanda. Ni Rudahigwa warishyizeho. Cyakora abakoroni birabarakaza cyane, kuko bumvaga ko atangiye kwigarurira Abanyarwanda kandi batamushaka. Ikindi nuko na Kiliziya Gatolika nayo yatangiye kumurakarira, ariko Kiliziya Gatolika yo n'ubundi benshi bakoranaga bya hafi na hafi n'abakoroni. Navuga rero ko ibyo bitangiye kuba, Kiliziya Gatolika n'abariya bandi bakoroni bari bahari batangiye kwigereza bamwe mu Bahutu bari barize, noneho kugira ngo babasobanurire ko Abatutsi barabakandamije, na hanyu namwe kugira ngo mutegeke. Abari ku isonga rero bafashe nabize mu maseminari, barimo Kayibanda Gregoire, barimo Joseph Gitera Habyarimana waje gushinga Prosoma, ndetse na Kayibanda washinze Parimehutu, ndetse n'abandi barimo abitwa ba Kariopi Murindahabi. Uyu nguyu Kariopi Murindahabi yari umunyamabanga wa Musenyeri Perode, nawe ntibugereho mu kanya. Ibyakorwaga byose Perode yabaga biri inyuma, kandi agakorana n'aba bantu bose. Musenyeri Perode yageze mu Rwanda, yabaye musenyeri wa Kabgayi kuva 55 kugera 89. Yafashije Kayibanda na bagenzi b'umunani barimo Bugitera, barimo Kariopi Murindahabi n'abandi, kwandika inyandiko bise ngo ni Manifeste d'Abahutu. Manifeste y'Abahutu benshi bashobora kumva ko ari ibintu Kayibanda na bagenzi be bibwirira. Oya, barateguwe, barabisobanurirwa, ndetse babanza no kujya kubigisha yewe no mu Bubiligi. Nka Kayibanda bari baramujyanye kumutegura guhera za 50, Rudahigwa atangiye kuzana ibyo bwigenge. Ntabwo rero Musenyeri Perode yakoraga wenyine, yafatanyaga yari yarafashe abapadiri babiri, abaha
Kayibanda ngo bajye bababa hafi kugira ngo iyo nyandiko izanoge neza. Urimo ugaragara mu bitabo by'abanditsi benshi bandika, hari Padiri Chanouane Ernot yayoboraga Kristu, akaba na Aristide de Gemape wabaga nawe Kabgayi, ndetse uyu nguyu rwose yabaga nk'umujyanama ukomeye cyane wa Kayibanda. Guhera rero 57 kugera 59 habayemo ibintu bisa no gutangira kwigisha urwango rukabije, bya bindi byo kugaragariza abahutu ko bakandamijwe, ko ari abantu rwose bakwiye kwigaranzura ubutegetsi bw'abatutsi kugira ngo nabo babone uburenganzira, ko iterambere ry'abahutu ribangamiwe n'iterambere ry'abatutsi, ko nta terambere bageraho abatutsi bakiri ku butegetsi. Ibi bitangira byose byigishwaga abantu bari barageze mu mashuri, basobanurirwaga ibyo. Niyo mpamvu ahenshi byagiye bikora 59 ubwicanyi butangira, abenshi babitangiye n'abari barize, bari bavuye muri ayo mashuri. Ikindi, Kayibanda ubwe nk'umuntu n'ubundi wari hafi wakoraga i Kabgayi, yabaye umwanditsi mukuru wa kinyamateka, yabanaga na Perode kenshi, yabanaga n'abapadiri kenshi, ariko by'umwihariko yabonanaga n'abarimu bagatigisimu hirya no hino mu gihugu hose. Icyo yabigishaga ni umugambi wo kwanga abatutsi no kubasobanurira yangengabitekerezo y'urwango. Kayibanda ibyo yabikoraga kenshi kandi agahura nabo kenshi. Ikindi, Musenyeri Perode muri 59 itariki ya 11 z'ukwa kabiri mu Gisibo yanditse ibaruwa igenewe abakirisitu, avuga ko abatutsi ngo bakandamije abahutu igihe kirekire, ko nabo bakwiye guhaguruka bakabarwanya. Ubwo ni kamwe nateruyemo, ariko ni inyandiko ndende ikuye mu rwango rwinshi cyane. Nihuse rero kugera wenda ku ivuka ry'amashyaka kugira ngo bivugeho gato ibintu bitindamo. Ivuka ry'amashyaka rivuka, nabibabwiye byatangiranye na 57 yaba abihaye Imana b'abapadiri na Musenyeri Perode ndetse na Karasa waratangiye imbere, ariko yari yaragiye 45 asigira Perode. No kuba mu iteka ntabwo bajyaga bareka abantu bari bonyine, bagiraga bo baba bari kumwe nabo. 57 rero muri babandi bigishijwe, Joseph Gitera yashinze ishyaka rya Prosoma rishingiye Butare, ni bishatse kuvuga na Association pour la promotion sociale de la masse, no kuvuga ni ishyaka rikambiriye kuzamura rubanda nyamwinshi. Namwe benshi mutangiye kubimenya cyangwa n'abandi basanzwe banabizi, byavugaga n'abahutu, ni rubanda nyamwinshi niyo basobanuraga. Ikindi nuko Joseph Gitera yasohoye amategeko 10 y'abahutu kuri 27 z'ukwa 1959, ayasohora mu kinyamakuru cyabo cy'iryo shyaka cyitwaga Rubanda Rugufi. Mu byari bikubiye muri ayo mategeko 10 byose byari bigamije kwangisha abahutu abatutsi. Bavugaga ko nta muhutu ukwiye kubana n'umututsi, n'andi magambo mabi cyane kenshi tudakunda no gusubiramo. Parimehutu nayo yashinzwe na Kayibanda ndetse afatanyije n'abandi benshi bari bariganye mu maseminari. Ubundi Parimehutu byatangiye ari ishyirahamwe yitwa Mouvement Social Muhutu, ariko nyuma 59 igeze barihereza izina ry'ishyaka. Ndetse Parimehutu yari ifite ibitekerezo neza bisa n'ibyari bikuye muri manifeste y'abahutu yindi banditse bafatanyije na Perode n'abapadiri. Kayibanda ku munsi wo gutangiza ishyaka rya Parimehutu yavuze ijambo ribi cyane, ku buryo kuba yarabaye perezida w'igihugu kumva ko azahinduka akaba muzima ntabwo byari gushoboka, cyane ko ibyo bigishwaga byatumaga bahinduka. Yatangiye avuga ngo ishyaka ryacu rireba inyungu za rubanda nyamwinshi y'abahutu. Akavuga ko bagomba kwigobotora Gatutsi wabakinagaje wihaye igihugu, akavuga ko bagomba kwigobotora umututsi, kandi agasoza avuga ngo igihugu ni icy'abahutu. Birumvikana ko uwo murongo yatanze igihe yashingaga ishyaka rya Parimehutu na bagenzi be mu bongo. Ndetse no mu nama yahuje abarwanashyaka ba Parimehutu na Prosoma,
muri 1959 iyi nama nayo irahari na kopi yayo yabereye muri hoteli Foko i Butare. Kayibanda ijambo yarisubiyemo muri 27 z'ukwa 11 muri 1959 nanone muri nimero y'ikinyamakuru cyitwa Jambere. Ubwo aya mashyaka yashingwaga afite urwango yabaga ashamikiyeho n'ikinyamakuru cyo kubiba rwa rwango rwabo kugira ngo izo nyandiko zikomeze zisohoke. Muri nimero yabo ya 3 rero ya Jambere, Kayibanda yanditsemo ko abatutsi bakomeje guturana n'abahutu bazatsembwa. Iyi nimero nayo irahari kopi yayo. Kayibanda avuga ko ijambo gutsembwa ubwararizanye muri 59. Ikindi nuko muri 60 bwe nanone hari baru yanditse mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa mbere muri 60 nabwo iyi baruwa yandikiye Loni yasohotse muri nimero ya 5 y'ikinyamakuru cyabo Jambere. Yandikiye Loni isaba ko u Rwanda barucamo ibice bibiri, ko rudakwiye kuba igihugu kimwe, ndetse agatanga n'ingero avuga ngo abatutsi bazabatuze mu Bugesera, Ikibungo no mu Mutara, hanyuma ikindi gice kindi gisigaye kibi cy'abatutsi. Ariko muri iyo myumvire ye akavuga ko nibakomeza guturana bazatsembwa. Uwo niwe waje kuyobora u Rwanda muri 62. Ikindi ku isabukuru ya demokarasi ni ukuvuga kuri 28 z'ukwa mbere muri 64, uko hashize imyaka 3 habayeho ya matora yabereye Igitarama bakuraho umwami bakimika repubulika. Mu isabukuru yayo Kayibanda ubwo yavugaga ijambo yavuze ko ngo tugerageze, icyo gihe avuga iryo jambo inyeze zaratangiye gutera, aravuga ngo reka tugerageze twibaze nubwo bidashoboka, ngo muramutse mushoboye kwigarurira Kigali, ese muribaza akaga mwaba muteye? Mubyibwire namwe ubwanyu, yaba ari imperuka yihuse ku bwoko bw'abatutsi. Ijambo imperuka muri 64 bagosora risubiramo 92. Birumvikana ko kandi uyu bagosora nabo bakayibanda nibo babandi babaga barize bigishwaga muri ya mashuri, kuko nibo bantu ba mbere bamize ingenga bitekereza abaturage bataramenya n'ibyo. Ikindi mbere yuko nza gukomeza ku kindi gice, hari ikintu abantu bajya bakunda kumva cyane cyane urubyiruko ushobora gutwarwa nabyo. Iteka kwica abatutsi mu Rwanda byagiraga imbarutso, kandi imbarutso yateguwe n'abagiye kubica. 59 kubica byiswe ko Mbonyumutwa wari sushefu muri sheferi ya Ndiza ngo yakubite urushyi mu by'Imana, ariko ntabwo byizanye uko bivugwa. Ndetse n'abatangabuhamya, hari umusaza mperuka yari akiriho witwa Karekezi Gaspard, ari mu bamukubise rwose aranabyemera. Mbonyumutwa avuye mu misa mu by'Imana, ndetse yagiye no gusura abanyeshuri abana be bigaga mu by'Imana, yasohotse mu by'Imana aho ahura n'abasore b'abarwanashyaka ba Inari. Muri icyo gihe 59 ibanziriza gatoya itangwa rya Rudahigwa, amashyaka Aprosoma Parimehutu bari bafite kuntu bashyamiranye n'ishyaka rya Inari, kuko Inari yo yashakaga ubwigenge busesuye, abandi nta nubwo bakeneye. Bagiraga rero gushyamirana, bakagira n'imyenda bambara, Parimehutu ikagira iyo yambara, Aprosoma ikagira iyo yambara, Inari ikanambara igashyiraho umwambaro wabo no ku byapa bakandikaho ngo vive le Rwanda, vive l'indépendance immédiate, abandi bo bakandikaho ngo demokarasi gusa. Ibyo rero bakabishyamirana. Mbonyumutwa rero asohotse mu misa ahura nabo, ahuye nabo abiyenzaho, kuko yari amaze igihe akoresha inama iwabo imwenda hakomoka, akahavugira imvugo zirimo urwango no kwanga abatutsi, ariko n'ibisa no kubasembura. Asanga rero abahungu bari ku kibuga cyari cyegereye aho ku kiliziya, arabatuka ngo harya mwambwa mwe mwirata ngo ubwami bwanyu buzavaho.
habaho no guterana amagambo, ariko harimo uko Karekeza bivuga, harimo mugenzi we bari kumwe witwa Mbonyumutwa ashaka kumukubita, abandi baritabara, mu kwitabara bakubita Mbonyumutwa arabacika arirukanka. Mu kugenda kugira ngo mwumve ko ni ibintu bari barateguye, Mbonyumutwa yahise ajya i Kabgayi kureba Musenyeri Berode na Kayibanda kubabwira ko yakubiswe. Arangije baramubwira batoke tugiye kureba icyo twakora. Aragenda, aho hari ku itariki bamukubita hari ku itariki ya mbere, buracya ku itariki ya kabiri afata abarwanashyaka ba Parimehutu bamushakira n'imodoka, baramuherekeza, bafata intwaro za gakondo berekeza muri Ndiza aho yaratuye. Asanga n'abandi bamwakiriye. Akihagera harimo umusore umwe muri babarwanashyaka witwaga Munyakazi Fideli, azamuka ku musozi hejuru atangira gutabariza Mbonyumutwa. Aravuga avuza induru uti mutabare Mbonyumutwa, abarwanashyaka bayinari bamwishe. Kandi ubwo arabivuga Mbonyumutwa bamusize aho bari kumwe. Birumvikana ko ibyo bateguye barabizi, ndetse n'ababarwanashyaka yajyanye no ba Parimehutu n'intwaro Kayibanda na Berode bari bazi ibyo barimo. Baragenda, ikihutiwe cyane wari shefu wa Ndiza Gashagaza niho bihutiye kujya, ariko naho bagiye babizi kuko kwa shefu Gashagaza hari habera inama y'abasushefu bari bagize sheferi ya Ndiza. Bakihagera bahiciye abasushefu bari bahari, batwika n'urugo rwa shefu Gashagaza, ubwicanyi butangira ubwo susheferi n'ubundi yitwaga Nyarubaka. Aha hari umusushefu witwaga Nyiridandi. Icyo gihe Mbonyumutwa n'abarwanashyaka be batera shefu Gashagaza mu Ndiza, ubwicanyi bwakwiriye muri teritwari yose ya Gitarama, hose bahiga abashefu n'abasushefu. N'aha rero kwa Nyiridandi barahageze. Cyakora kubera ko abaturage baha ntabwo bari barahawe izo nyigisho nk'uko abize bazihawe, Abahutu n'Abatutsi baha Nyarubaka bishyize hamwe. Hari umusaza ukiri wariho azayabaganiza ayo mateka barabizi. Birwanaho rwose, banicamo umwe, babasha gutsinda icyo gitero bwa mbere. Cyakora sushefu Nyiridandi baramukomeretsa ko bari bamuteye amabuye, ariko uwo munsi barawurenza. Bwarakeye mu gitondo Colonel Logiste muri 19 Colonel Logiste bamuzanye hano. Mbonyumutwa akimara gukubitwa urushyi, yarukubiswe ku itariki ya mbere, bahita bazana Rezida mushyashya uvuye muri Kongo w'umusirikare, yari umukoroneli, aza kuba Rezida w'u Rwanda ku itariki 5 agera hano. Rero Nyarubaka Nyiridandi igihe yafatanyaga n'abaturage be kwirukana ibyo bitero, yohereje abasirikare Colonel Logiste. Nibwo mu gitondo bakora ibyo bakoraga, bagira bamwe bicamo. Ndetse muri aka karere amateka nk'aya arahari cyane, kuko no muri sheferi ya Rukoma, ubu ni mu murenge wa Rukoma, Abatutsi baho nabo barabyanze rwose, birwanaho bahangana n'abarwanashyaka ba Prosoma na Parimehutu. Wari shefu Mfizi baza kumurega ngo ko yarwanyije aba Parimehutu, ndetse Colonel Logiste ku itariki ya 14 z'ukwa 11 amuvanaho, ndetse baranamufunga. Birumvikana ko byabaga ari byateguwe. Izo zari ingero za 59 kugira ngo mwumve ukuntu ubwicanyi bwasatiriye hose, kandi bikaba ahantu ku buryo busesuye. Mfashe urugero rutoya kuri Colonel Logiste we ubwe. Cyokora icyo badufasha aba bantu b'abazungu iyo bamaze kugera mu zabukuru barandika bakavuga n'ibyo bari baraduhisha. Colonel Logiste mu gitabo cye yise Mission au Rwanda avuga ko akigera mu Rwanda ku itariki 5 yihutiye kujya kureba Musenyeri Berode no kureba administrateur wa teritwari ya Gitarama ngo amubwire imiterere y'ibibazo byari mu Rwanda n'umuti wo kubikemura. Mwumva ko administrateur wa Gitarama yamubwiye, uwo n'umukoro n'umubirigi, yaramubwiye ngo hari iterabwoba
ry'abarwanashyaka ba inari, kandi bariho barabica, ngo hari iterabwoba ry'abarwanashyaka ba inari, ngo ndetse we administrateri ngo na Musenyeri Perode ngo bari kuri liste y'abagomba kwicwa, kugira ngo icyo nicyo Colonel Juste uje muri iyo misiyo bamwakirije. Ajya kwa Perode aramubaza ngo wicyo yumva ku miterere y'ibibazo by'u Rwanda nuko byakemuka. Yaramubwiye ngo ikibazo gihari ni akarengane gakorerwa abahutu, ko ikibazo kugira ngo gakemuke nuko haba impinduka mu buyobozi bw'u Rwanda. Aravuga akarengane k'abahutu kandi abatutsi bashize. Ibyo nibyo ngira ngo wenda kugira ngo mwumve 59 hari abantu benshi cyane cyane ababaje impamvu matinze gatoya. Hari abavuga ngo 59 ngo nibo babyiteye ngo n'undi bakubise sous-chef Mbonyumutwa, bari babiteguye na biyenzaho, yari anamaze n'imisi abikora, kandi mw'icyo gihe umwuka mubi wari uhari wari umeze utyo nyine, ariko ibyakurikiragaho byagaragaraga ko ari ibintu byateguwe kandi bigashyirwa mu bikorwa. Ni nabyo byabaye na 94 nituhagera. Nihuse ubwo bwicanyi bwarakomeje. 62 Byumba bica barenga 2000, 63 biraba Gikongoro bica abagera hafi 30. Ariko ibi byose nubwo byabaga, ubwicanyi bwategurwaga nabo, bugategurwa na leta. Ubwicanyi bwarangira bakabarura bishwe, bakagaragaza amazina yabo, bagashyingura, bakabika, nta guhana n'umwe. Ibyo nibyo byakomeje kuba. Ndetse ariko mu kwigisha abantu ngo bice, bababwiraga ko abahutu nibakomeza kwihorera abatutsi bazakomeza bakennye, ko nibaramuka babishe bazatwara imitungo yabo, nta kibazo, ari bwo bazabaho neza. Ariko ngira ngo ibyo nta kintu byatanze. Ikindi, iteka rya Perezida Kayibanda, ubwo nihuse 62 nyine rya shyaka rya Parimehutu ryo rigashaka ubwigenge, ngo ryishakira ubwigenge mu myaka 40, ngo bo barashaka gukizwa ubukoloni bw'abahutu nani bw'abatutsi, ngo nibura bo bakazabona ubwigenge mu myaka 40. Kayibanda rero yaje kubona ubutegetsi abaperezida b'u Rwanda ku 62, ariko muri 66 yasohoye iteka, isohoka mu igazeti ya leta. Ibi byose bifite ibimenyetso bihari. Bisohoka mu igazeti ya leta nimero 5 yo ku itariki ya mbere kwa 3/66 mu ngingo yayo ya 3 agace ka 4, kuko bantu bose za 59 bagiye abaragerageje kurokoka, benshi harimo abahungiye hanze y'igihugu mu bihugu duturanye, Burundi, Kongo, Uganda n'ahandi. Abatarabashije kugeraho bahungira za Bugesera na Kibungo, bahera ko baba impunzi mu gihugu cyabo. Ariko muri iryo teka, muri ako gace mbabwiye, mwumbuka bivuga ku bijyanye n'imitungo yabo basize. Ni Perezida wa Repubulika aravuga ngo mu gihe basigaga, ni ukuvuga abo bahunze, ibintu byabo byaba ibyimurwa cyangwa ibitimurwa, bene byo nibo babitaye babisiga byandagaye. Nta wakwishingira uguhunga kwabo kwaba gutewe n'iterabwoba cyangwa ibikangisho. Imitungo yabo nta kivuze, wagaruka ugasanga bayihaye abandi. Ni nako babivuga, gusomye detaye, baba barabihaye abandi, leta yabikoresha ikindi, ntibemere kubibaza. Ikindi, twihuse 73 hagaragajwe ko ngo abatutsi bamaze kuba benshi mu mashuri no mu mirimo, ndetse bakavuga ko ngo nibakomeza kwiyongera bazongera bakisubiza ubutegetsi kugira ngo babakandamize. Ibi rero byigishwaga cyane abanyeshuri bari mu mashuri y'abihaye Imana ndetse no mu mashuri nderabarezi, bakabyigishwa cyane kugira ngo bazajye kubyigisha abandi. Ku ishuri ryo mu by'Imana ndetse n'ishyo, abanyeshuri ubwabo nibo bafashe umwanzuro wo kwirukanira abanyeshuri ubwabo, abayobozi barebera, ndetse bakica n'abatutsi bamwe, abafurere, abanyeshuri bagenzi babo. Bararenga basohoka mu kigo, batera Kabgayi, batera muri Saint Joseph, bakajya no gutera yewe no mu mujyi Gitarama gusahura n'abaturage. Abanyeshuri biga mu maseminari, biga Ishyogwe, biga mu by'Imana. Ibyo byarabaye, hari abatangabuhamya benshi babyivugira ndetse banahigaga. Ariko nk'igiteye isoni, aha mu by'Imana ku itariki, Minisitiri Harerimana Gaspard
wari minisitiri w'uburezi icyo gihe, n'uwo hakurya ahangaha muri Rugarika. Biharerimana Gaspard yageze aha mu by'Imana, minisitiri w'uburezi aje kureba ibyabaye, abanyeshuri baramubwira ngo ibyo dukora turabizi. Ari minisitiri w'uburezi, mwumva aho igihugu cyari kiri, ntiyabasha kubihagarika, aragenda. Ibi byose byabaga rimwe na rimwe Kayibanda bireba, kuko aba banyeshuri baturutse Ishyogwe no mu by'Imana, Kayibanda yabanyuzeho bajya kwinjira mu seminari, arabareba, aravuga ngo ibyo mwakoraga byari ibyo, ngo nuko mubikora bya cyane. Araseka arigendera, kandi arimo arica abantu areba, ari perezida w'igihugu. Ibikorwa rero byo kwica byatangijwe n'abanyeshuri rwose mu mashuri. Ariko ikindi, muri uyu mwaka wa 73 abanyeshuri biga muri za kaminuza, yaba mu Rwanda ndetse n'abigaga hanze, cyane cyane arabigaga Nouvelle-Zélande no mu Burusiya, amabaruwa yabo arahari. N'abigaga muri kaminuza y'I Butare, harimo n'abo mwakumva mugatangara, babaye no muri RPF mu rugamba rwo kubohora igihugu. Banditse amabaruwa babwira Kayibanda ngo abatutsi bamaze kuba benshi mu mashuri, ariko abo nabigishwaga, ariko nta nubwo wabarenganya, bose bigishwarizwaga hamwe, abahutu n'abatutsi. Ndetse Kayibanda yaranashyizeho komite yabo yitwaga komite, ngira ngo komite du salut public. Iyo komite abayibagamo hari Nahimana Ferdinand muramuzi rutwitse kuri RTL, harimo Leo Mugesera, harimo witwa Bizimungu Kazimir nawe yabaye minisitiri. Abo bose nibo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994, ariko aribo bagize uruhare 73 gukora ibi byose. Ikindi byahise bikomereza no mu cyaro, mu baturage basanzwe, iteka byatangizwaga n'abizi. Fasha urugero rumwe, ya Rukoma nababwiye muri hariya mu murenge wa Rukoma. Rukoma 73 kwica byarananiranye, 59 kwica byarananiranye, kuko chef Mfizi yarabyanze n'abasushefu be barafatanya barabafunga, ariko icyo gihe bararurenze. Bigeze muri 73 uwitwa Maximilien Yonzima, uyu yari mu banditse manifeste y'abahutu, niwe wa wundi wari sekreteri wa Perode i Kabgayi, ariko we yiziye i Rukoma muri 73. Arangije ubwe aravuga ngo abahutu n'abatutsi b'i Rukoma banze kwifatanya n'abahutu bahandi muri 59. Arangije aravuga ngo nibadakora iby'abahandi bakoze ngo barahera iruhande, no kuvuga abahutu n'abatutsi. Maximilien Yonzima byivugira ubwe. Niko byagenze, ubwicanyi Rukoma uratangira. Harimo abatanga buhamya benshi babivuga mu bitabo bitandukanye, uko baje guhunga bava hirya no hino muri za komine zitandukanye zari zigize no perefecture ya Gitarama, bahungira kuri za kiliziya, ndetse bahamara igihe kijya kungana n'ukwezi. Abahavuye baje kugaruka mu ngo zabo, babacaga ikibo, gutanga inka ngo y'umusangiro, gutanga inzoga ngo kugira ngo babace amande. Kandi uraca amande umuntu usari mu ikosa kandi yahungaga abashakaga kumwica. Ariko abatutsi bari bajijutse, ntibabemereye kugaruka. Ndetse no muri 59 niko byagenze, kubera ko muri 59 administrateri wa Gitarama afatanyije n'abarugumesitiri bari bamaze kujyaho za 60 bagiye gukora screening, bagafata abatutsi barimo batize akaba ari basubiza mu rugo iwabo, abatutsi bize bakababuza, n'abandi bafite ubushobozi babuza kugaruka, babahitishamo naho bazahungira. Baravuga ngo muhitemo i Burundi, muhitemo i Bugande ngo cyangwa muri Zaire. Ndetse administrateri hari nabo yahaye imodoka zibageza ku mupaka w'i Burundi, barambuka baragenda. Ibyo rero byarakomeje. Habyarimana muri wenda nihuse 73 yo murumva ibintu birimo. Habyarimana yabaye nk'ufata gufatirana uwo mwuka mu buhari, akora kudeta afatanije n'abasirikare mwese muzi 11 bita ngo ni Leonze Kamarade.
avuga ko agiye kuzana amahoro. Ariko igitangaje nuko harimo ikinyoma usesengura yakabaye yarumvise. Habyarimana yari minisitiri w'ingabo, Habyarimana yayoboraga polisi, yanayoboraga etat major. Nta kintu cyakorerwa mu Rwanda umuyobozi w'ingabo na polisi none ari na minisitiri w'ingabo icyarimwe yayoboraga ibintu bitatu, inzego z'umutekano zose ziraho. Akarenga akavuga ngo amahoro ngo yabuze ngo aje kuyatanga kandi ubundi ne wayimanaga. 73 rero ajya ku butegetsi, abantu benshi bibeshya ngo azanya amahoro, koko babandi birukanwe mu mirimo no mu mashuri baragaruka, bamwe baza kugaruka ku kazi, ariko hasohoka itegeko rivuga ko abantu bose bataye akazi, abasezeye mu mirimo, abirukanwe ngo bataye akazi, bahera ko ntibasubira mu kazi kabo. Ndetse ararenga kuri 25 z'ukwa 10/73 ashyiraho icyemezo gishimangira ibyemezo byose n'amabwiriza n'amategeko yari yarashyizweho n'Akayibanda ko bigomba gukomeza gukurikizwa. Mu guheza abatutsi mu mashuri, Kayibanda ubwo yongeyeho n'irondakarere, iringaniza mu mashuri no mu mirimo. Ingero nto cyane wenda uko byari byifashe, hari igitabo cyanditswe na Antoine Mugesera aho agaragaza ko mu mwaka w'amashuri 1983 kugera 1984 mu banyeshuri bari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda 424, abatutsi bari 28 gusa. Muri 1984 kugera 1985 abari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda n'abanyeshuri bagiye kwiga hanze mu mahanga bose hamwe bari 630. Abari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ari 492, abagiye kwiga mu mahanga ari 138. Ariko igitangaje umututsi wari wagiye kwiga hanze yari umwe mu 138, ko kwiga hanze ntibabibemereraga. Mu mashuri yisumbuye muri perefegitura ya Gitarama mu mwaka w'amashuri 1981-1982 abatutsi bari baremerewe kujya mu mashuri yisumbuye perefegitura komine 17 bari 65 gusa. Ariko uko imyaka yagendaga izamuka niko bagabanyaga, kuko 1984 kugera 1985 bari 25 bonyine muri perefegitura, nani muri komine 17 zari zigize perefegitura ya Gitarama. Birumvikana ko hari n'iyashoboraga kumubura. Ikindi mu nzego z'ubuyobozi, ibi nabyo biri mu gitabo cyanditswe na Bizimana Jean Damascene, agaragaza ko mu buyobozi naho hari harimo ihezwa rikomeye. Afata urugero kuva muri 73 kugera 92 kuba minisitiri barenga 20 babaga bari muri guverinoma, habaga harimo umututsi umwe gusa. Ndetse atanga n'ingero. Ikindi nuko avuga ko abadepite 70 abatutsi babaga ari 2 bonyine. Atanga ingero ko kuva muri uyu mwaka kuva 73 kugera 90 abatutsi babaye abaminisitiri ari 3 bonyine, nabwo nta numwe wigeze ahurira n'undi muri guverinoma. Nko muri 73 kugera 79 mujya mwumva Kataba Rwanda niwe wari umututsi wenyine muri guverinoma yose. Kuva 79 kugera 89 yari Murindangabo Ambroise wenyine, nuko yavanagamo umwe akinjizamo undi. Antoine Ntashamaje kuva 89 kugera 90. Ibi ngibi Habyarimana yabikoraga kugira ngo agaragarize Rukango yafataga umwanya ugaragara cyane mu gihugu, kugira ngo agaragarize abantu ko abatutsi bari mu myanya ikomeye, ariko yabaga rumwe. Ni nako byari bimeze no mu ngabo. Ruhashyepimake nawe akamushyira hejuru ati no mu ngabo barimo kandi bakomeye. Yabaga ari umwe utashobora kurenga, akaba ari icyitegererezo ku bandi. Nihuse kubijyanye no kwima uburenganzira impunzi bwo gutaha, naho hano ndabaye urugero rumwe wenda rwo muri komine Musambira, ubwo ni Nyarubaka ariko mu cyahoze ari komine Musambira, niko twabifata, niko byitwa gikiri. Muri 1982 abahungiye Bugande bahuye n'ibibazo by'umutekano byari biri mu gihugu cyabo. Abatutsi benshi baragaruka mu Rwanda. Bagarutse mu Rwanda, ubutegetsi bwa Habyarimana butanga amabwiriza kuva kuri ba prefe kugera kuri ba conseil ko nta muntu uzakirwa
aho ku musozi yari atuyeho bagomba kumwirukana akajya kuba mu nkambi mu Mutara. Reka mbabwire nk'ibaruwa ibaruwa yanditswe na Prefe wa Gitarama Kabera James ku itariki ya 5/11/1942 yaragiraga ati: Bwana Burugumesitiri wa komine entre parenthèses bose, kuwa 2 Ugushyingo 1942 nakwandikiye ibaruwa ifitanye isano n'impunzi zituruka mu gihugu cya Uganda ziza mu gihugu cyacu. Nagusabye ko nubona umuntu w'impunzi uva muri Uganda ari muri komine yawe uzihutira kubimenyesha ushinzwe ibiro by'abava n'abajya mu mahanga biri muri komine yawe, maze nawe akabimenyesha. Nta mpunzi n'imwe ishobora kuba muri komine kuko zose zigomba kujya mu kigo cy'impunzi mu Mutara. Iyi ni ibaruwa ihari ifite kopi Prefe wa Gitarama yandikiye ababurugumesitiri 17 bose kugira ngo bikorwe bityo. Siriro Karangwa Siriro uyu nguyu yari yarahunze 59 wabo bamuhetse, ariko aza kugaruka mu Rwanda muri 85 bari barahungiye muri Zaire, aje kureba abavandimwe base. Ahageze ashaka kuhahama nkuko nani Prefe yari yarabisabye burugumesitiri. N'ubundi burugumesitiri yandikiye wa mugabo ushinzwe abinjira n'abasohoka cyangwa umugore wari ubashinzwe muri perefegitura ya Gitarama, hanyuma nawe amusubiza agira ati: ibaruwa yo kuwa 2/7/1945 y'ushinzwe abajya n'abava mu mahanga muri Gitarama, ni ukuvuga yitwaga Ambroise, yandikiye burugumesitiri wa komine Musambira Ngarukiye Ludovico amumenyesha ko uwitwa Karangwa Siriro wahunganye n'ababyeyi be ari uruhinja 59 kagomba kuba yavuye mu Rwanda agasubira muri Zaire bitarenze itariki ya 10 z'ukwa karindwi. Uyu ni umuntu utahutse afite n'abaje kubana nabo biwabo, ariko nuko bamubwiye. Ndetse niko byagenze ku itariki ya 8 z'ukwa karindwi. Burugumesitiri Ludovico yandikiye Karangwa Siriro wa undi wahungutse amubwira ko atagomba kugeza itariki ya 10 akiba mu Rwanda. Niko byagenze aragenda. Muri komine hari ingero nyinshi cyane nuko umwanya batari muto, ariko no kugira ngo mu gihe dutanga ibiganiro nk'ibi abantu bumve ko byabaye hatari igipindi. Intambara rero yo kubohora igihugu itangiye no kuvuga 19 ku itariki ya 1 z'ukwa 10, babantu za mpunzi zose murumva uburenganzira zimwe ndetse no gutakamba byakozwe. Hatangira urugamba rwo kugira ngo batahe no gukemura ibibazo byari mu gihugu, ko n'abatutsi bari imbere mu gihugu bari bakandamijwe. Itangiye ibi avuga ngo ingengabitekerezo yo kuba urwango yabaye nyinshi cyane mu gihugu cyacu, biba bibi binyuze muri za mitingi abayobozi bakoreshaga zo kwigisha abahutu kwanga abatutsi uko bazabica, binyuze mu mbwirwaruhame zitandukanye z'abanyapolitike tuzi ntajya gusubiramo nyinshi, mwe ngira ngo mufite ingero nyinshi. Binyuze mu bitangazamakuru bitandukanye, ngira ngo mwarabyumvise ko Kangura yashinzwe, Ukweriteremu yashinzwe, Medaye Nyiramacibiri n'izindi byari nyinshi cyane. Ibyo byarakomeje, ariko ku itariki ya 4 nyuma y'iminsi 3 gusa urugamba rutangiye, Habyarimana ubwo yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru avuga ko igihugu cy'u Rwanda cyuzuye, agaragaza ko impunzi zahunze zikwiye guhabwa ubwenegihugu mu bihugu zahungiyemo, ngo hanyuma zikabona kubona uburenganzira bwo gusura bene wabo, ngo nabo bakahamara igihe gito. Arabyivugira byo, noneho hari na video. Habaye byinshi muri 1992 mu kwa 9 Minisiteri y'Ingabo yasohoye inyandiko isobanura umwanzi wari we ko ari umututsi w'imbere n'uwo hanze. Habyarimana 15 z'ukwa 11 1992 ata amasezerano y'amahoro n'ibipapuro, ati igihe nikigera nzakora ku ntera hamwe zanjye maze tumanuke. Ibyo namungira umbatse Matayo yajyaga bivuga ko intera hamwe zakwiriye mu makomine yose. Ikindi nuko urubyiruko rwarahemukiwe. Ubundi mbere za 59 73 baheraga kubize, ariko ahangaha noneho bigeze 90
batangiye kwinjira noneho mu rubyiruko rusanzwe, bantu badafite n'akazi batangira kubarokirita babashyira mu ntera hamwe, batangira kubatoza imbunda, ndetse abenshi bajya kubatoreza mu kigo cya Gabiro, abandi Gako, bakamara amezi 3 bakabwira ati mugende tuzababwira igihe cy'akazi. Ndetse barababwira ngo nimuzajya mugera mu rugo bakababaza aho muvuye, ngo mujye mubabwira ko muvuye kwiga ibijyanye n'ubukerarugendo, kugira ngo hatazamenya kugira umenya aho bavuye. Ariko igihe bari Gabiro, hari umutangabuhamya ubivuga ngo hari igihe Romeo Dallaire yajyaga basanga Gabiro, noneho bakababwira ngo Romeo Dallaire nahagera mwihishe, kugira ngo Romeo Dallaire uwebaraga ingabo za Minwari mu Rwanda atazamenya ko hari interamwe ziri gutorezwayo. Abo bantu bose batozwaga ntabwo ari muri ibyo bigo bya gisirikare gusa, n'ikigo cya gisirikare cya Gitarama barahatorejwe, benshi bavaga hano n'ayandi makomine twegeranye. Ntabwo ari aho honyine, muri buri komine habaga hari ahantu batoreza. Naha muri komine Musambira hari ishyamba batorezagamo, ariko bakabanza kubatoreza ku biti, hanyuma bakazakora ku mbunda nyuma uko byo abantu babyumva. Muri buri komine yose muri prefecture habaga hari batoreza abo bantu, nibo 94 baje bahabwa imbunda, ubundi batangira akazi nk'uko bari barabibwiwe. Garagaza ko Habyarimana ibisasu byarashe indege ye byaturutse mu kigo cya Kanombe kandi cyakontororwaga n'abasirikare be, ndetse na muvoma zose zagiye ziba. Abasesenguzi bagaragaza ko abari bayoboye n'abagosora bari bari muri kagatsiko kitwa Masasare bamuhanuye, ndetse n'ibyakurikiyeho nyuma y'urupfu rwe, kwica abanyapolitike bari bari hafi ye bashobora kuba bafata ubuyobozi, n'abandi batari bashyigikiye jenoside, uko byagiye bikora n'ubwicanyi bugahita butangira hirya no hino mu gihugu. Ndetse byose nta na rimwe byigeze biba ubuyobozi butabizi. Jenoside igitangira hari abantu benshi cyane bari mu buyobozi bukuru boherejwe hano muri iyi prefecture ya Gitarama, basanzwe ariho iwabo kugira ngo bajye kwigisha abahutu gutangira kwica abatutsi vuba. Uzwi cyane muri iyi ntara dukunda gutanga ingero za Bakambanda n'ubundi bakomoka muri iyi ntara y'Amajyepfo na n'uwari perezida, ariko hari n'abandi. Ndetse nawe hari uyu witwa wari minisitiri Nzabonimana Kariste. Nzabonimana Kariste yabaye minisitiri ngoma ya Habyarimana, ndetse ajya no muri guverinoma y'abatabazi. Uyu Nzabonimana Kariste nta komine n'imwe muri Gitarama atagezemo ashishikariza abatutsi abahutu kwica abatutsi. Ndetse yanageze hano muri iyi komine azazanye imihoro 1000 mu modoka, apakiye n'amajerekani. Umutangabuhamya avuga ko amajerekani babahaye ari 6 y'urwagwa, arabaha baranywa, abaha n'imihoro ababwira n'icyo kuyikoresha. Yari minisitiri w'urubyiruko n'amashyirahamwe. Uyu yazengurutse henshi kandi akababwira ngo icyo yababwiraga gikomeye aho yagendaga hose, bavuga ngo nimwica abatutsi kugira ngo mubone ubukire bwabo, muzatwara imitungo yabo. Akababwira ko inkotanyi zateye abo muri 59 bagiye kugaruka bagatwara amasambu yabo, nibatabica bazayatwara. Akababwira ko ngo aho inkotanyi zinyuze hose nta muhutu usigara. Harimo ageze Nyamabuye, hari uwamubajije ati se ko muvuga ko nta muhutu usigara, tukaba twumva Kanyarengwe, tukaba twumva Bizimungu kuri radio, atobapfuye kera, atubira ni kasete bafashe. Niko yababeshyaga kugira ngo uwo mujinya bawugire nabo bice vuba basa n'abitabara. Ibyo navugaga byo kubaha imihoro yayizanye ku itariki ya 15 z'ukwa kane, iyo yahereye hariya mu kasantere kitwa Cyanika ku Kivumu. Ni ibintu bizwi, ababivuga nabo bari bahari. Ikindi muri iyi komine navuga ikintu cy'ingenzi cyangwa se abantu bagize uruhare cyane. Jenoside igitangira hari burugumesitiri wayoboraga iyi komine witwaga Nyandwi Justin, ariko jenoside imaze igihe gito cyane bamuvanyeho bashyiraho undi witwaga Karani Dominique. Uyu yari yarabaye burugumesitiri n'ubundi, ariko yaravuyeho kugira ngo hari niba ari ubugome bari baza afite buhagije, yaje kuba burugumesitiri muri jenoside hagati, afatanya n'umuntu wabaye mubi cyane muri komine witwa Iyamuremye Abdurrahman. Nawe nta segiteri yo muri komine atagezemo, ashishikariza abantu kwica n'ibindi.
icyo navuga rero ndiho ndagana ku musozo. Muri iyi komine navuga ngo siyo na yonyine mu cyahoze ari perefegitura Gitarama, kubera ko n'ingengabitekerezo y'u Rwanda ariho yabibwe, ariko twagize ibyago bikomeye cyane kuko igihe leta y'abatabazi yarushwaga imbaraga mu bice bisatira Kigali, yimukiye hano Murambi ubwo hari muri komine Nyamabuye mwegeranye, ariko n'ubundi hari igice cyanyu cyahoze ari cya komine Nyamabuye, bajya hano hakurya Murambi, ni mu cya kabiri, nimurebe ni hafi yaho. Iyo guverinoma y'abatabaza bari hijya ikaba ari itangira amabwiriza, n'aba ba Abdurahman babonanaga nabo kenshi. Ni nayo mpamvu n'ubwicanyi hano guverinoma y'abatabazi imaze kugera muri iyi ntara cyangwa muri perefegitura ku itariki 12 z'ukwa kane, ubwicanyi muri iyi ntara bwarihuse cyane. Ikindi navuga wenda kugira ngo abantu bumve bano bana twibuka hano haruguru ko byaje imusambira ku itariki ngira ngo ni 20, hari abasirikare baje kurasa abantu hano kuri paruwasi ya Musambira. Paruwasi ya Musambira harungiye abantu benshi, harimo yewe n'abavaga muri komine Runda, Taba, abavaga i Kigali, bari mu nzira bajya Kabgayi, ariko kubera bariyeri zabaga hano hepfo bose bakahama kuri ya paruwasi ya Musambira. Mu kuhahama rero nyuma nibwo baje kubica, bazana abasirikare bararasa n'iki. Abarokotse bamwe bafata inzira yerekeza i Kabgayi, ariko baciriye inzira yo hasi. Bageze hasi hariya bahahurira n'imodoka irimo ngo ni hasi ni Kavumu Kayumbu, bahahurira ni Herex irimo abasirikare bavuga ko ari abajepe. N'ubundi ubwo urumva perezida yaratuye hirya aho ngaho Murambi, n'abajepe babaga bari hafi aha, barabarasa. N'abarokotse bagenda babica umugenda, cyakora wenda hagerayo bakeya. Abantu rero bumvise ko hariya baharasiye abantu, ntabwo bongeye gufata iriya nzira ya kaburimbo, bafataga ino nzira ya hano kugira ngo bace muri uyu muhanda bahinguke Kabgayi. Birumvikana ko bari baratewe ubwoba no kunyura hariya kuko bahabarasiye bazaga. Ni nako byagendekerera baciye inzira, n'ababyeyi bamwe babajishura abana babo. Amateka twumvaga hariya ashaririye, niko byagenze. Ngira ngo rero ni ibintu bibi cyane umuntu yibuka kumva ni ndengakamere, ariko nta kundi, ni amateka yacu. Cyakora icyiza nuko duharanira ko bitazongera kubaho ukundi. Navuga rero abantu bagize uruhare ku isonga mu gushishikariza no kwigisha kugira ngo abahutu bo muri komine bagire uruhare muri jenoside, banayikore. Uwa mbere nababwira nuwo wari minisitiri Nzabonimana, wazengurutse mu makomine yose y'iyi perefegitura. Bisa naho urumva yari perezida w'emerende hano muri perefegitura ya Gitarama, akaba minisitiri, akaba no muri komite y'emerende ku rwego rw'igihugu. Birumvikana ko yari umwizerwa, icyo yavugaga cyarijyanaga. Undi ni Iyamuremye Abdurahman, wa undi navuze, wari ukuriye koperative y'abahinzi n'aborozi. Urumva ko ubundi yakoraga imirimo myiza, ariko yaje kuba umuyobozi w'interahamwe muri komine Musambira. Ashishikariza rero abatutsi abahutu kwica abatutsi, barabiyoboka. Abahutu benshi bishora mu bwicanyi. Hari wa muyobozi wa komine nababwiye, Karani Dominique, hano iwanyu Nyarubaka hari umugabo witwa Nteziyaremye wa hano i Nyarubaka, nawe wagize uruhare mu gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Ariko wenda ikintu gatoya ntavuze hano muri Nyarubaka ku itariki ya 20, sinzi niba njya numva bavuga ko hano iyo mwibuka ku itariki aribwo abantu bishwe, ariko ku itariki ya 20 z'ukwa kane hano abahutu baho hari abatutsi bamwe bishwe, ndetse hari umuhutu umwe witwa Siliveri yishwe na mugenzi we wamwishe yitwa Rusini. Amujijije iki? Bagiye gusahura inka barayirwanira, hanyuma Rusini uyu nguyu yica Silvestre. Kugira ngo abatutsi benshi bicwe kuri iyi tariki, babeshyeye abatutsi ko aribo bishe Silvestre, babiraramo ku itariki ya 20 barabica. Abandi nyine basigaye n'abagiye bicwa muri iyo minsi yose yakurikiyeho. Ngira ngo nabatindiye, ariko icyatumye ninda cyane nashatse kwibanda cyane muri ari amateka ya 59
no kumva ruriya rushyi rw'umujinya w'umuranduranzuzi aho rukomoka n'ukuntu bari barateguye kugira ngo ibyo bishoboke. Soza rero ibintu bine navuga bigaragara ko byatumye habaho jenoside, ko dutangira navuze ngo nta kuntu wakumva ukuntu abanyarwanda bari babanye kuriya ngo bagere ku rwego rwo kuzakora jenoside. Kuba rero ibyo byarashobotse, icya mbere hari ingengabitekerezo y'urwango yabibwe igihe kirekire, abantu barabyigishwa barabimira, kugera n'ubwo n'abatutsi ubwabo byavugwaga bakabibwirwa hamwe n'abahutu bigisha kuzabica bakumva bagomba gupfa, ku buryo ahantu henshi hageze resistance. Niba mujya mukurikira ni ahantu mu giturage, kubera ko mu giturage ntabwo baga barigishijwe cyane nk'abantu bageze mu mashuri. Abageze mu mashuri babashuriraga nk'inka bagiye kubaga, kuko babaga bo barabyigishwe bagira baranabyakira. Niyo mpamvu muzumva za Bisesera aho mu cyaro abasaza bo birwanye, kuko ntabwo iyo mico n'iyo myumvire bari barayigishijwe cyane. Impamvu Rukoma mwumva hari ahantu bagerageje kuresista Rukoma nuko habanje cyane abaporoso, inyigisho za Kiliziya Gatolika ntizagezeyo. Ahantu henshi uzasanga resistance ni abantu batigeze bagerwaho n'izo nyigisho cyane mu ikubitiro. Iyo ngengabitekerezo rero y'urwango iri mu cyagize uruhare runini cyane kugira jenoside ishoboke. Ikindi hari ukumira buhumyi ibyo abayobozi babibavuga nta gusesengura, kuko mwumvise ibyo Nzabona Imana yabwiraga abaturage n'abo bandi bigishaga abaturage kugira ngo bice, babyemeraga buhumyi batumvise. Kuvuga ati Abahutu aho inkotanyi zinyuze hose nta n'umwe usigara, ati nabariya muri kumva ba Kanyarengwe babizimongo tereka reka, ati nabo ntawe ukiriho, turiya ni kasete. Umuturage akamira bunguri bugacya ajya kwica imitungo yabo ndayifata. Ikindi ni irari ry'ibintu, ndetse rimwe na rimwe tutavunikiye. Iryo rari ry'ibintu ryo kumva ko nini mwica ndabitwara, agiye kugaruka bya bintu nari mfite arabitwara. Icyo nacyo kiri mu byatumye jenoside ishoboka mu gihugu cyacu. Icyanyuma ni umuco wo kudahana, kuko ntabwo ibyo byose igihe byakorwaga nta rumwe wahanwaga. Soza rero n'ubundi bibine tubifashe tukumva ko ari byo dukwiye kwirinda abaturage twese, by'umwihariko urubyiruko, cyane ko nyuma ya jenoside ihagaritswe n'ingabo za RPF Inkotanyi bongeye kugaruka imitekerereze mishya mu miyoborere y'u Rwanda, ishyiramo buri wese nta guheza, izana ubumwe n'ubwiyunge, kubabarira na byinshi byakozwe. Ngira ngo nsoze nanashimira abanyarwanda ko bemeye n'iyo miyoborere myiza bakayiyoboka. Uyu munsi tukaba tugeze heza hashimishije, kandi nidukomeza tuzagera heza kurushaho. Ndabashimiye, murakoze, mukomeze. Kamanzi, Umurenge wacu wa Nyarubaka aduhaye amateka mu ncamake, tumushimire. Emereye nyuma y'aya mateka tugejweho na honorable twakire ku itariki 22 ari mu kwa 11/1992 ikabaya muri Ngororero. Dr. wo Mugesera yagize ati tuzanyuza abatutsi muri Nyabarongo bagere iwabo muri Ethiopia. Birumvikana ko baguma kugera bapfuye. Mwakoze rero kuzagamya ko abatutsi batashire ku icumu, mwakoze guhamya ko batazazima, kandi fasha ntukazime. Yamubwira ni koza twakoze muri 59 nubwo nari umwana, nuko twaretse mu gatuba. Yenda kumenyesha ko yari muri Ethiopia ko twaza muri Nyabarongo mukagerayo bwa. Wa mugambi mutindi jenoside wo kurimbura abatutsi bose, umwana uvutse akerekwa amafoto.
wishe ukabura n'umushyingura kenyera ukomeze umwitero wawe ntiwanyu n'ubu urwana ku buzima ukabona biranga kenyera ukomeze umwitero wawe ntiwandure nubwo rubanda rukujumba amagambo asesereza kenyera ukomeze umwitero wawe ntiwandure nubwo kenyera ukomeze umwitero wawe ntiwandure kenyera ukomeze umwitero wawe ntiwandure itangira ari imyaka 14 nibuka ko wari responsable icyo gihe yaje abwira iwacu arababwira ati avuga mu izina ati Matiya ati akabatutsi kashobatse ati tuvugana ureba aho uhungira mu kanya gatoya kadatinze baraguhumbahumba n'umuryango wawe ntabwo byakomeje gutyo ntabwo twahise tugenda hashize akanya gato aragaruka aramubwira ati ikiriho ni ukujya gukumira ibitero bishobora kuva imbari no mu cyambwe biduteye ubwo byarakomeje bajya gukumira ibyo bitero induru zaravugaga ku gasozi hose ariko mu kanya gatoya papa yahise agaruka haza wari musanzire we avuye igihinga mu nkoto twada Damascene aramubwira ati ibyo urimo urabizi ubu ngubu tuvugana mudamu wanjye bamwishe Christine ati none ubu ngubu twebwe turimo turerekeza iyi Kabgayi ati ahubwo muze tugende papa aramubwira ati haracyari ku zuba haracyari ku manywa ntabwo twabona ahantu tunyura tubanze tubuzabuze twihishe tugerageze bwire bwarije leta tujya tuhunga tujya ahantu mu rutoki ariko tuvuye iwacu tugiye mu rutoki hakurya iyindi serire bwarakeye twaraharaye turaramo imvura irara itunyagira biracya mu gitondo bene wacu hari ahantu hitegeye bari kwa data wacu papa abona hari abantu benshi aravuga ati reka tugende dusange bari abantu turere uko bimeze tuhageze dusanga barimo barota izuba arasuhuzanya ndamubwira ati reka byakomeye iwapi mu kanya gatoya data wacu yabwiye papa aramubwira ati rero dutatane batadusanga hano bakatumara niko byagenze twarazamutse papa aratuzamura adushyira mu ntuza adushyira mu muringoti hari ahantu hari ikawa ibyatsi birebire by'umutete adushyiramo umuryango w'abantu 7 mu kanya gatoya haza igitero bigendera barangije umwe aravuga ati ariko urabizi n'ikindi ati inkotanyi ntabwo zize ubu ngubu ahangaha ureba turi inyenzi zishobora kuba zirimo bakubise impiri ku byatsi hejuru byatsi byari byaraguye byararenze ati vumbuka wisana papa yahise azamukamo nanjye muzamuka inyuma twirukanka umusozi ucuritse tuzamuka aha bazi mu ishyamba rya Senyenge
tuzamukira aho bita kwa Godansi bari bahashenye, ni kwa Masenge, ducaho dukomeza nk'abakomeza mu nzuki ngo tujye kumanuka aherekera kwa Higiro. Hirya yacu bamanukana umuntu bamwirukankana bamuvugiriza induru, papa mfata ukuboko duhagarara munsi y'igiti cy'umwembe. Umuntu bahise bamufata, umwe mwaka indangamuntu, umwe amubwira ngo ni umututsi muteme, bahise bamutema. Papa arambwira ati ntabwo byoroshye bya bintu mwana wanjye. Turazamuka ubwo twese dukata, tugeze mu ishyamba tuhasanga umuntu bari bamaze kwica. Papa arambwira ati birakomeye, ati ni mwishywa wanjye ni Mukubazi Munyanziza, ati birakomeye. Turamanuka tugarutse kuri ya nzu hajya kwa Masenge, arambwira ati rero mfata ukuboko, arambwira ati hano ubwo bahatwitse ibyo ari byo byose ubu hari amahoro. Twinjiramo, tumaze kwinjiramo igitero cyahise kiza kinini cyane cy'abantu benshi bavuga ngo MDR power. Barambwira ati turapfuye, atari gukomere. Wanjye ari umukristo, ari umurokore, icyiza yakoze yarabanza arasenga, arambwira ati hagarara ntugire ubwoba, aba bantu byanga byakunda, Uwiteka yanyeretse ko nanjye ndwana nabo uko byagenda kose. Igitero cyarinjiye kinjira mu nzu, bamwe binjira mu byumba barigabagabanya. Umwe aravuga ati ariko hano hantu shaho tiko ndeba harimo icuraburindi, tiko numva ngize ubwoba. Undi aramubwira ati va mu nzira, ati mpereza ikibirita, ati banze mpamurika. Ubwo akinjiza mu mutwe, papa yaritabaye amukubita aramukomeretsa. Igitero cyahise gisohoka kigwirirana, kirirukanka bikomeye cyane. Bahasiga interi nini cyane yari irimo imisumari, irimo n'ibindi bintu byinshi cyane. Papa arangije aravuga ati rero atireka iki kintu gisohore. Ariko bakimara kugenda inzu bahise bayishyiraho amasasu barayirasa. Ariko kubera ko tutari tumenyereye ibintu by'amasasu, tugomba ari nk'ibintu by'ibitare barimo bakubita ku ibyo cyangwa urebwemo imbere. Papa yaravuze ati reka iki kintu gisohore ijugunye, batagaruka bakagitwicisha. Yakinguye rya dirishya bari barimo barasaho, ajya gusohora ya miringo yijugunye, ahura n'isasu, aragaruka yikubita imbere yanjye. Navuga se ibi ni ibiki bibaye, papa asabaye iki? Ndamunyeganyeza ndamuhamagara, mukoze mu mutwe mbona hano harimo haravamo amaraso. Ahubwo ni papa arapfuye, mama nawe yapfuye, n'abandi mama bapfuye, ndahungira ndabigenza gute? Nahise nigira inama ndasohoka ndiruka nsubiriza aho bari batuvumbuye mu gitondo, ngiye kureba ko bashiki banjye na mama bakiriho. Hafi yaho hari umudamu, Imana izamugirire neza, nasanze yabashyize mu rugo. Arambwira ati hapi ni nje kureba ko mama na bashiki banjye baba bakiriho, papa we byarangiye. Arambwira ati humura barahari. Arabanyereka, mama arambwira ati mwana wanjye ati meze bite? Ni papa wapi byarangiye? Arambwira ati narimenye. Ubwo buragurije mama, ariko rero ntabwo ibi byashoboka, ntabwo babanyicira mu maso. Nimuze tujye Musambira, numvise ko Musambira barimo barasa, gende mbarashishe bwo kuzabica nabi bana banjye. Turagiye tangira urugendo rwo kugenda ijoro ryose. Twageze Musambira nko mu masaa 2, tuhasanga abandi bamama benshi. Hazwi nka ririya vuriro ry'Imusambira ryari ritaruzura, haremeraga inka. Tubasangamo, turaranye nabo. Mu gitondo imvura ibyuka igwa, yabyutse igwa.
baraza interahamwe ziraza zinjira mu nzu. Umugabo uri ahangaha nasohoke. Abamama bati nta mugabo ugihari. Zirebamo baramubura, bahita bavuga ati umwana wese uzi ko ari hejuru y'imyaka 8 ntahaguruke. Baradutoranya, ntawahagurutse. Mama ababyeyi batubwira ati ntimwahaguruke, baraza baratwitoranyiriza. Batujyanye turi nk'abana nka 50. Baratuzamura imusambira, batujyana munsi y'isoko ahantu hari imisarane. Imisarane bari bayitinduye, harimwo bapakiyemo abacu. Mubo twazamukanye bishe nk'icumi bakubita muri bya byobo, ariko byari byuzuye. Bageze ku witwa Etienne, ubu yararokotse. Bagiye kumukubita ifuni, aravuga ati mureke mbabwire. Ati nimumbabarire. Ati ngende wo kwahije. Ati wo kwahije. Ati ahubwo bakwice. Ntibakwice nibagere vuba. Ati wowe batwahije bafite umwana wagiye mu Nyenzi. Bagiye kumukubita ifuni yarirutse. Amaze kwiruka baramwirukankana. Mu gihe bamwirukankana, ubwo twasigaranywe n'abandi nka 3 interahamwe 3. Undi aravuga ati ko se ko huzuye nta handi mwabajyana. Baramwe baravuga ati nimubasubize aho mwabakuye, aho kuberekeza harahari. Turamanuka dusubira kwa muganga aho twari twasize abamama bacu. Tugezeyo mama arambwira, arambonye arambwira ariko se uracyarushya iminsi? Ndacyarushya iminsi. Tuzapfa nabi, uzapfurushye. Ubwo bahita batwirukana, bahise badusohora. Baratubwira ngo dukomeze iya Nyarubaka mu Kagarama, ngo niho akazi gakomereje. Baratuherekeje, bagenda batugirira nabi, badushinyagurira. Ariko mama wanjye kubera yari umurokore, hari umumama baririmbanaga, yamuherejeho umuntu aramubwira ati ugende urebe kanaka nimba agifite abana, umubwiramo umwana w'umukobwa. Ubwo mama yahise amuhereza mushiki wanjye yari yambaye ikanzu. Ubwo jyewe nari nanyagiwe natose ntitira. Mama abwira mushiki wanjye ati nyere ikanzu umwana wanjye yifurike. Ati wowe ugiye nta kibazo ushobora kubaho. Barakomeje turaza tugeze mu bw'impungenge, bagenda bakubita abamama. Tugeze mu Kagarama, igitero cyari kituzanye cyaduherejeho mu Kagarama, babandi bagenda basubirayo. Abo mu Kagarama nibo baje batugejeje ahangaha. Interahamwe yari irimo yitwaga Ndagije, ivuze ifirimbi ati mwese mwicare. Umudamu mwakomeje kuvuga w'intwara mabi itamukangango yari nyina. Ati mwese mwicare hasi, hari uriya muhanda mureba hariya bariya twibutse biciwe mu muhanda. Umuhanda niho abacu babiciye, bari bagaramye n'intumbi zari ziri. Baterura bajyana muri kiriya cyobo. Bageze kuri mama aramubwira ati we kudaterura ngo ujye gushyingura. Mama arababwira mumbabarira, ariko hari ijambo yakoresheje mba nashaka kuvuga, ariko reka ndivuge kuko nawe yarivuze afite agahinda. Arababwira ati jyewe ntimunteruze umwana wanjye, mwamwishe, abahutu muri abagome, n'Imana ntizabababarira. Nyange nimungirire neza munyice, ntacyo munsigariza, ntacyo nazimarira, mwamariya mwamaze babana. Bahise bamukora, bahita bamukubita inyuma, baramwica. Dukomeza ahangaha i Kabgayi twahakoresheje, kugira ngo twahakoresheje iminsi 2. Kandi ubu ngubu ku muntu uvuye ahangaha akagera i Kabgayi ndumva yakoresha iminota 20 cyangwa 15, ariko twahakoresheje iminsi 2.
Twakomeje tunyura hano mu Gasege mu Nsambu agenda batubaza ibyangombwa nk'iby'abajya mu ijoro. Turakomeza Musumba dukomeza mu Matanura tubaburije turara mu Matanu turara mu Ntuza mu gishanga cya Rugeramigozi. Tumaze kurara mu gishanga cya Rugeramigozi buracya mu gitondo. Bwakeye mu gitondo interahamwe ziba zidusanze aho twari twishe ziratuzana. Umuntu wese ufite umwana w'umuhungu namuzana namukubita hasi hano. Bati nta mwana w'umuhungu dufite bwarishe. Akana kari kavukiye mu ishyamba aho ngaho kugira ngo kanariho n'inkumi. Bati uyu ni umuki? Bati ni umukobwa. Interahamwe iti mwicare hasi mbica. Ati ariko ntabwo mbica. Ati nta muhungu mufite. Tumwandira umwaka ntabwo ndica umugabo kuva muri iki gitondo. Dukomereza i Kabgayi. Kubw'amahirwe banyakura amaboko agira Imana. Iyo baje kongera kuduhemuriza baratubwira ati nimusohoke iz'amare twaje turi Inkotanyi ntabwo mwongera kwicwa. Shimire umukuru w'igihugu wahagaritse jenoside tukongera kwibona n'abantu twongera gutangira ubuzima. Imana izamuha umugisha. Soze mbwira abantu twanyuze hano bose ndabwira nimukomere. Dufite igihugu cyiza gishobora kutwomora ibikomere twagiye duhura nabyo kandi cyarabikoze. Uyu munsi wa none turimo turaharanira kwiyubaka. Soza twibuke twiyubaka. Ariko Imana ikunda Abatutsi yatumye Buregeya harenga ndetse n'abandi tuzi bake babashije kurenga Mukangango n'abambari be. Turashima Imana yuko byibuze na Buregeya yarokotse na bagenzi be. Icyo cyakizere cy'uko ubuzima bwongeye kubaho. Buregeya muvandimwe komera. Turagomeza gutwaza duharanira heza kandi nk'uko ushoje ubivuga dufite igihugu cyiza kandi kidukunda. Nyakubahwa mushyitsi mukuru mutwemerere ubuhamya bwa Buregeya twongere tugukurikizeho indirimbo ya Jemuve. Tuvuga kuri jenoside ariko abantu bakayivuga mu buryo butandukanye bivuze ngo buri wese hari uko yayibonye byihariye. Ako gahinda uko abyumva nibyo nise ihwa agahinda k'abarokotse benshi batabona ariko bo bazi kurusha undi wese. Wakurusha kumenya uburyo ikubabaza dore wowe ushaje n'amwana na mugabo kubera kuzinukwa icyitwa umugabo cyose. Warazinutswe nyuma yo gufatwa ku ngufu. Warashinyaguriwe
ngari butera ni wowe uzi iwa ryawe ntawakurusha kumenya uburyo rikubabaza useka ngo muzira ugenda wivugisha cyuva winumira ryawe ni wowe urizi ngo amashuri yarakunaniye fariji kurihira cyuva winumira ryawe ni wowe urizi ubona amabuye yaradiye ukabura amahoro cyuva winumira ryawe ni wowe urizi ngutinya amazi ndetse wambukite mu kambakamba cyuva winumira ryawe ni wowe urizi ngubura guhinga ukora isuku ku nzibutso cyuva winumira ryawe ni wowe urizi ngo wumva ifirimbi umutima wawe ugasubira icyenda kane cyuva winumira ryawe ni wowe urizi mukabyange maze iminsi mvuga ngo abarokotse bafite kalenda yabo mu gihe abandi buzuye Nyabugogo bagiye muri bonane twebwe twuzuye Nyabugogo tuje kwibuka aha rero turimo turakonekitinga n'abacu umurongo watunganye cyangwa ni ukutungana nyine tukarira nta kundi zanjye si ngombwa ngukumve rwose gusa nanone ntugatume kiyongera nageze kuri sayitera imiborogo papa bamubambye acuritse ari guhirita mama bamushungereye yambitswe ubusa urupfu bamwishe rungoye kuruvuga we munyarwanda ubona ndi rugaseka ng'imyaka ishize sinakabaye nkira ibikomere byanjye biracyari bibisi nujya kuvuga jya wibuka no kuziga Ibuka ku rwego rw'akarere kacu ka Kamonyi atugezeho ubutumwa bw'umuryango Ibuka. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere akaba n'umushyitsi mukuru uno munsi, banyakubahwa mugize inzego z'umutekano, nyakubahwa honorable batugejeho ikiganiro, nyakubahwa executive w'umurenge wa Nyarubaka ndetse n'abandi banyamabanga nshingwabikorwa b'umurenge baje kwifatanya n'abaturage b'inaha, bavandimwe nshuti mwaje kwifatanya n'abaturage b'umurenge wa Nyarubaka kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere muri ino minsi ibita tworoheye ariko na myiza kuri twebwe, kuko ni umwanya mwiza wo kuzirikana inzira y'umusaraba, abacu uko bishwe, ibyo twabonye nabyo tukabasha kubigaragaza kugira ngo bitubereye umwanya mwiza wo kugira ngo bitazasubira ukundi. Mu kubihanganisha rero ababuze ababo by'umwihariko, cyane cyane uwaduhaye ubuhamya buregera ku byo yabonye, ku byo yanyuzemo, n'abandi basangiye inzira y'umusaraba, ntabwo biba biboroheye ariko bikaba ari n'agaciro kuri bo kuko bakibasha guhagarara bakavuga ubutumwa ariko bagatanga n'ihumure ku baba bakiriho, bakibasha gusohora ibyo babonye kugira ngo bitubere n'inzira nziza y'ubumwe n'ubwiyunge. Nababwira ngo mukomeze kubaho
kandi neza, ariko nanone tunasaba abarokotse jenoside by'umwihariko muri uno murenge guhobera ubuzima ndetse no kumurika urumuri bari barabuze muri ino minsi 100. Nanone ariko ni n'umwanya mwiza wo kugira ngo tuzirikane ububi abacu uko bagiye bishwe, by'umwihariko rero abo muri Nyarubaka nk'uko byagarutsweho yaba mu buhamya, ibyago bahuye nabyo bigakorwa nanone ariko n'umudamu, nanone ni icyasha kuri Nyarubaka, by'umwihariko ni n'icyasha ku babyeyi bamwe na bamwe batagize icyo bakora bakambura ubuzima abana bagombye kuba ari bo babarokora. Ariko nanone muri uno mwanya ni uwo gushimira Inkotanyi nk'uko byagarutsweho na Buregeya, azishimira yuko zarokoye abicwaga bakarokora igihugu ndetse by'umwihariko bakarokora abatutsi bahigwaga impande zose. Twabarokotse rero turemera tudashidikanya yuko u Rwanda rwazuwe n'Inkotanyi. Ni n'umwanya mwiza wo gushimira uwagize icyo akora cyose kugira ngo ahishe cyangwa se aburire abahigwaga bose, tubabwira ngo mwarakoze. Iyo haza kugira bakeya cyangwa se benshi baza kugira umutima, ntabwo bari abana basaga 100 bakwiye kuba barishwe bene kariya kageni. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi rero ni umwanya mwiza wo kuzirikana ko buri wese inzira y'umusaraba yaciyemo nk'uko byagarutsweho mu buhamya. Tunashimira ko Uburegeya uno munsi ku myaka ye 14 yatubwiye yari afite abasha kugira ibyo yibuka, ariko bikanatubera yuko bidufasha gukomeza kuganira ndetse no guhamanya n'abacu yuko ubwo bishwe nabyo bigikomeje kugira ingaruka ku gihugu ndetse no kuba basize. Tunashimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yuko ikomeje kuba hafi abarokotse jenoside batishoboye. Kwibuka bitugaragariza ko jenoside itazasubira ukundi mu gihugu cyacu, ariko buri wese akazirikana ko n'ahandi yaba ashobora kuba hari icyo yakora ku rwego rwo kugira ngo ihagarare cyangwa se ikumirwe, kuko ijoro ribarwa riraye. Nubwo hashize imyaka 29 tukibuka, tuzakomeza no kwibuka, aracyari imbogamizi birumvikana z'uko harimo benshi batarabona ababo ngo babashyingure cyangwa se babazirikane, babahe indabo nk'uko duhora tubigenza. Ariko dufite icyizere cy'uko uko iminsi igenda iza tuzagenda tubabona kandi tukabaha icyubahiro bambuwe. Nanone aracyari izindi mbogamizi cyane cyane kuba gifite ingengabitekerezo ya jenoside. Uko iminsi igenda iza hari ibigenda bigaragara bishya, ariko bikanatubera n'umwanya mwiza yuko iyo twicara no tuganira dufite icyizere cy'uko bitazasubira, cyane yuko leta y'ubumwe bwacu y'Abanyarwanda yashyizeho n'itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside icyo yabigaragaramo icyo ari cyo cyose. By'umwihariko rero abarokotse ntabwo twashidikanya yuko abakigaragaraho n'iyo ngengabitekerezo ya jenoside uko iminsi igenda iza bazagenda bagabanuka, kandi tunashimira n'inzego z'ubutabera yuko aho tubiyambaje badufasha. Ariko nanone nk'uko bigarukaho umunsi ku wundi, hari n'imvugo zigipfobya zikanahakana jenoside. Nk'uko honorable yabitubwiye mu kiganiro, ni n'umwanya wo kugira ngo tubiganireho, ariko tunakumira cyane cyane ku rubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo, bizera neza yuko igihugu cyacu kiyobowe neza, batazigera bagwa mu mutego nk'uwo wo kugaragaraho n'ingengabitekerezo ya jenoside icyagaragariramo
icyo ari cyo cyose. Nk'uko twese abanyarwanda tunganya uburenganzira bungana ku gihugu cyacu, twebwe abarokotse jenoside twishimira neza gahunda ya Ndi Umunyarwanda kuko dufitanye isano nayo. Twambuwe ubumuntu ariko no munsi turitwa yuko turi abanyarwanda twese nta hohoterwa dukorerwa, kandi nanone twemeranywa na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yuko tuzakomeza guharanira yuko gahunda ya Ndi Umunyarwanda yakomeza kutwubaka kandi ikatugira umwe. Akaba ari nk'abarokotse dufite umwanya na gihamya yuko tugomba kwemera yuko turi umwe kuko hari igihe bitigeze bikunda. Uyu mwanya rero nasoza mvuga ngo buri wese ufite umutima, inama, icyo yakora, dukomeze kuba hafi abarokotse jenoside batishoboye, bagifite ibikomere ku mitima yabo kubera ibyo babonye, ibyo bakorewe. Ibyo byose iyo tubegereye birushaho kubomora bya bikomere. Nubwo hakiri ibibazo bimwe na bimwe, turishimira yuko muri uno murenge wa Nyarubaka harimo abantu bakeya bageze hafi muri 5 bakeneye kuba bakubakirwa kugira ngo babashe kubona aho baba kandi hujuje n'ibisabwa. Ntabwo dushidikanya yuko abo bantu 5 nabo mu minsi mike baraza kubonaho aho kuba. Nubwo hakiri izindi nzu nazo zikeneye kuba zasanwa, ibyo byose bijyana n'uko ubushobozi bw'igihugu bugenda bugaragara. Tunashimira n'abafatanyabikorwa bo muri uno murenge yuko ari icyo bakora kugira ngo babe hafi abarokotse jenoside batishoboye. Turanashimira nanone kandi buri wese wagize icyo akora kugira ngo uno munsi ugende neza, abihe agaciro, afate n'umwanya wo kugira ngo tuzirikane abacu bagiye bicwa impande zitandukanye. Turanashimira yuko mukomeje kuba hafi abarokotse jenoside muri no minsi 100, cyane cyane mu bikorwa bigenda bikorwa bitandukanye by'ubudaheranwa muri uno murenge. Ajya mbabwira ngo rero nimukomere kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Ariko mbere yuko mutugezaho ubutumwa indirimbo yitwa Sinarindiho ariko aho mvukiye namenye amateka. Nshobora kuba naramukomeretsaga, babyeyi bacu mukomere, ntibyoroshye kutuganiriza kuri ayo mateka asharira, ariko kandi tugomba kuyamenya. None rero babyeyi bacu dukunda, turi icyizere cyo kubaho kwanyu. Kuba turiho ni ikimenyetso kitagibwaho impaka ko namwe muri kandi muzahoraho. Babyeyi bacu turiho ku bwacu, tukabaho ku bwanyu, tukaba no kuzuka kw'imiryango yanyu yishwe. Turiho ku bwa sogokuru na nyogokuru, ntitwagize amahirwe yo kubamenya kuko bavukijwe ubuzima tutaravuka. Turiho ku bwa ba data wacu na ba masenge, turiho ku bwa ba marume na ba mama wacu, turiho kandi ku bw'imiryango yazimye. Mu karere kacu ka Kamonyi, nyakubahwa perezida wa Ibuka, banyakubahwa mu nzego zitandukanye turi kumwe hano, bihaye Imana, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge yacu mwaza kudufata mu mugongo, abaturage ba Nyarubaka n'abandi mwaturutse ahandi mwese, nagira ngo mfate uyu mwanya mbabwire ngo nimwihangane, nimukomere. By'umwihariko turihanganisha ababuze ababo muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mwihangane, nimukomere, nimutwaze kandi dukomeze twese kwibuka twiyubaka. Turibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 29. Turi hano rero mu murenge wa Nyarubaka, twumvisha amateka atandukanye yagaragaza uko jenoside yakozwe hano. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje, biteye agahinda, ariko kandi umurongo dufite n'uwo kwibuka ariko twiyubaka. Nimukomere rero.
ibyo twibuka rero twongera kugaruka ku bacu tubaha agaciro bambuwe n'ababishe, tukongera tukabibuka tukabazirikana, tukibuka igihe twari kumwe nabo uko byabaga bimeze. ngira ngo ni naho dukura agahinda, abantu bakura kongera kubibuka, bakibuka iyo baza kuba bakiriho, kuba babanye, kuba babayeho, byose birumvikana, ni amateka yacu, ariko kandi tuzahora tubibuka iteka ryose kugira ngo bizabe n'umurage tuzabiraga abana bacu. Igikorwa cyo kwibuka ntikizigere na rimwe gihagarara. nagira ngo rero ngarukiye ku kiganiro twahawe, shimire cyane Honorable Kamanzi, wakoze cyane. Iki kiganiro mu by'ukuri kirerekana amateka y'igihugu cyacu, amateka mabi yaranze ubuyobozi bwagiye bubaho. Nubwo yabigarutseho, mu by'ukuri ntabwo jenoside yakunda mu gihe ubuyobozi butabishyizemo uruhare, butabishyizemo imbaraga, ntabwo byakunda. Turashima rero ko uyu munsi dufite leta nziza idushishikariza ubumwe n'ubudaheranwa, leta nziza itifuza ko jenoside yazongera kubaho ukundi. Iyo tugomba kubigendamo nk'abanyarwanda, tukabyumva, tukabizirikana, kandi tugaharanira yuko koko jenoside itazongera kubaho ukundi mu Rwanda. Waduhaye ikiganiro rero Honorable Kamanzi, wakoze, ndetse n'uwaduhaye ubuhamya. Dushimira indirimbo twumvishe zongera kudusubiza, kutwibutsa, kandi koko nyine iyo twaje hano nicyo gikorwa nyine no kwibuka. Tugomba kwibuka tukazirikana abacu bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Igihugu rero kiyemeje guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi. Ari nayo mpamvu yo twibuka dufata umwanya wo kugira ngo twihanganishe abarokotse, tubabwira ngo mwihangane, nimukomere, kandi jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo izongera kubaho ukundi. Ndetse tukababwira ngo ibibazo bitandukanye mufite birumvikana, ariko kandi nk'ubuyobozi dufite inshingano zo gukomeza kubaba hafi kugira ngo mudaheranwa n'agahinda, ahubwo mukomeze mutwaze, mwumve yuko ibyiza bigomba kuboneka imbere uko byagenda kose. Niho rero tujya dufata igihe cyo kongera kubaba hafi, tunashishikariza abaturage bose kugira ngo twese dufatanye, ubuyobozi, abaturage, abayobozi mu nzego zitandukanye. Turifuza cyane cyane muri iyi minsi 100, tuba twifuza ko tugomba kuba hafi y'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Twatangije rero mu karere ka Kamonyi igikorwa cy'ubudaheranwa, aho tubasura, tukaba hafi, tukabihanganisha, ndetse rimwe na rimwe twaba dufite ishobora kubafasha, tukababa hafi kugira ngo ibyo bikomere bafite dukomeze kugenda tubafasha kugira ngo dukomeze kugenda bihangana, twomora ibikomere batewe na jenoside. Turasaba rero kugira ngo byose by'ubudaheranwa tubyongereho guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside, twirinda ibyaha byose byo guhakana, byo gupfobya, byo guhohotera, byo kuvuga amagambo atari meza, byo gukora inyandiko zitoneka, zihungabanya, zongera gusubiza mu gahinda abarokotse jenoside. Iyo turimo kwibuka nka gutya, nabwo ni byiza ngo tubivuge, kandi bitubera inzira nziza yuko twese aho dutuye dukora ibishoboka byose kugira ngo ikintu cyo kongera kugarura ingengabitekerezo cyongera kutubonekamo nk'abanyarwanda. Ibyo rero tubivuga kugira ngo nabuze nibutsa mbaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyaruba kugira ngo nyibutse, dufite kese yabaye hano umurenge wa Nyarubaka, aho habonetse umuntu wabwiye amagambo mabi, amagambo asesereza, amagambo akomeretsa warokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Rero mu by'ukuri ni ibintu dukwiye kwamagara twese, tukabivuga, tukavuga ko ari bibi, bidakwiye kuboneka mu muryango nyarwanda. Tubivuga cyane cyane muri iyi minsi 100, aho dukunda kubona ibibazo nk'ibyo ngibyo, ariko dusaba kugira ngo tubane neza,
abarokotse jenoside batubereye urugero rwiza nk'uko byanaririmbwe no mu ndirimbo. Barihanganye batanga imbabazi, bagera n'aho batanga imbabazi ku batarazibasabye. Ibi byose ni ibintu tuzirikana nk'uruhare rukomeye, nk'intambwe ikomeye abarakoze jenoside yakorewe Abatutsi bateye. Ibyo rero bigomba kutubera inzira nziza yo kubashyigikira muri urwo rugendo rwo kugira ngo dukomeze kubaka umuryango nyarwanda uzira amacakubiri. Urwo rero ni uruhare rwacu nk'abateraniye hano kugira ngo tubigire umuco, tubigire intego, aho dutuye dukomeze kugenda tubiganira, dukebure abashobora kuba bagifite iyo ngengabitekerezo jenoside, bitaza gutuma bakomeza kugenda bayibwira abakiri bato. Ibyo twagarukaho wenda nuko ingengabitekerezo jenoside iyo ikubonetseho uko byari bimaze kuvugwa, hari amategeko, hari uburyo bakurikiranwa. Tunababwire ko ababashije kubigerageza mu karere kacu ka Kamonyi bose barafashwe, uyu mwanya barimo gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Ibyo rero ntibikwiye kubaho, mu by'ukuri tubivuge aho duhurira turi benshi, tubabwire yuko dukwiye gukomeza kwamagana ingengabitekerezo. Turongera rero nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho kenshi, natwe twagira ngo tubivuge, dushimire inkotanyi, dushimire ingabo za RPF Inkotanyi kuba zarahagaritse jenoside amahanga arebera. Iki ni ikintu gikomeye twongera kuvugaho kuko nk'abanyarwanda turabizi, amateka twayumvishe, mu by'ukuri igihugu cyari mu bibazo, cyari mu muyonga. Twongeye kubona igihugu rero nk'abanyarwanda. Turashima izi ngabo kuba zarongeye kuduha igihugu nk'abanyarwanda. Abanyarwanda bari hanze y'igihugu bagataha, uyu munsi tukaba dufatanyije twese kubaka igihugu. Abari mu gihugu twabyumvishe mu mateka, nabo bari impunzi mu gihugu cy'u Rwanda, uyu munsi baratekanye, bafite ubushobozi, bafite uburenganzira bwo kuboneka mu bikorwa bitandukanye bibasha kubaka igihugu, kandi mu by'ukuri bitarashobokaga. Barahezwaga mu kazi, bagahezwa mu mashuri, bagahezwa mu bikorwa bitandukanye byubaka igihugu. Uyu munsi rero nk'abanyarwanda ntabwo twabura gushima ingabo zari za RPF Inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turabashimira cyane. Ibi rero bituma tunaboneraho ko bitabaye gusa guhagarika jenoside no kudusubiza igihugu, ahubwo byabaye no kucyubaka. Uyu munsi turashima aho tugeze, ni heza, igihugu cyari yubatse, kimaze kugera kuri byinshi bitandukanye bigaragarira amaso yacu, yaba ari umutekano, ibikorwa by'iterambere, ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye tugenda tubona, ndetse uyu munsi tugeze naho igihugu cy'u Rwanda gisagurira amahanga ku bijyanye n'umutekano. Ibyo rero turabishima kandi dusaba kugira ngo twese nk'abanyarwanda iki kintu aho hantu heza tugeze twese dukwiye kubisigasira kugira ngo ibyagezweho bikomeze kudufasha gukomeza kubaka igihugu cyacu, twubaka igihugu kizira urwango, kizira amacakubiri, kizira ivangura, ndetse kizira ingengabitekerezo ya jenoside. Nagira ngo rero by'ukuri byavuzwe ni byinshi, sose mbashimira cyane kandi nihanganisha ababuze ababo muri jenoside yakorewe Abatutsi, nihanganisha abarokotse, kandi mbizeza ko ubuyobozi mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo mukomeze kubaho mu buzima bwiza ubasha kubafasha gukira ibikomere, kandi babwira ngo dukomeze turwane ikintu cy'ubumwe bwacu, kandi umunyarwanda ikomeze igira imizi mu gihugu cyacu, twese dufatanye dukomeze kubaka igihugu cyacu. Nagira ngo tuze bihanganisha, nimukomere, mwihangane, mutwaze, twese dukomeze kwibuka, twiyubaka. Murakoze ndabashimira. Rwose ugahora iteka, ni wowe bugingo bw'abo kamwe n'urupfu. Dutoze kwibuka, twiyubaka, dutoze guharanira ubumwe, ukuri, ubutabera n'imbabazi. Nuko rero tubashe twese
kwemera ko umwana wa Yesu Kristo yapfuye akazuka, natwe tuzapfana nawe tukazukana nawe. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu ushobora byose, naduha umugisha kandi aduhumurize, we Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.